Ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze fresh cyane nguhaye ikaze ku Gihe Sport. Kanizere ko uyu wa gatanu ukomere neza cyane kandi wabyutse ibintu byose ari amahoro. Ngwaye rero ikaze mu kiganiro ukunda kubona buri gitondo tukubwira amakuru menshi cyane abagenda azamuka. Nabyo gutinda, nabyo guca ku mpande. Nitwa Munyantore Eric Karikeza. Hanyuma kandi ndi kumwe n'umusore uri muragenda uzamuka mu myaka. Mu minsi izaza uzayikona ubone abakubisaga save the date. Yitwa Byiringiro Oze Elvis. Ngwaye ikaze bana. Bana, asante sana, umeze neza? Ndashima Imana cyane. Iyo ntangiye gukora ino intro hariye mpita nibuka cyagiye tukiri mu ntara y'Amajyepfo. Ari ibintu byari bikomeye cyane. Hari ibintu byari bikomeye cyane. Byari bikomeye. Story twe turi kuzivuga ejo kuri stade narenzaho. Dutugereje apere twinjiye muri stade dukubiswe n'inkuba dusanga stade yererana. Twicaye arambwe ati none ndafotora iki none mwuka bya. Ijambo rimwe kuri Dickson Okelo. Dickson Okelo Sekafa cyangwa se made security officer. DJ ndi ateye ubwoba yewe umugabo wita Okelo ate ni mubi cyane. Okelo umuntu utaraza muri match za Sekafa kuri stade ariko yegeranye cyane ku gice cya media cyangwa se kuri abantu afite accreditation. Oya urumva ubundi wenda nk'itangazamakuru niryo rimuzi kuko niryo abahura naryo cyane abandi bantu bamuzi n'abasecurity bwabo bagenzi aba bavandimwe ba Stewart ejo muri Nyamirambo muri yamvura yarabwiye guhagarara bite ko mukwepa kwimvura igwa ngamona muri kujya kugama mwe yaragabonye ni gute abantu ngo mushinzwe umutekano mwugama. Okelo ako ni legend utabaho cyane ni legend utabaho n'umunyakenya n'umugande imvura yaraguye kuri ya match ya Rayon Sport baba se bate bakwira umushwara abasebati batangiye kujya hano hatari imvura akareza kababwira ngo ko muticuma mu ko mwugama bimeze bite ngo ngwino hagarara ate ubwoba security officer wo muri Sekafa ate ubwoba ejo yaciye yaduhabisha amabaji y'abantu batatu ejo yabwiye ngabo arambwira ngo ngiye today ngo rumba mfite mu guca nk'eshatu. Oya ari mu mavuta ejo yabyukiye mu mavuta yo guca nk'eshatu ejo ibintu yambwiye ate ubwoba nanjye yansohoye muri stade Nyamirambo. Oya ejo ibintu yambwiye ndazenguruka mbwe kunambwiye ndi kubona fusiyo n'abasi ararenze yarambwiye ngo twasohotse nyine turimo turasohoka match kimara kurangira turi hanze ya stade arambwira ngo akimbona ngo uyu munsi ngo ntabwo nakubonye ngo wari uri he ndamwanga ngo ndarwaye uzi ko yambwiye ngiyupfa. Oya nukuri kw'Imana byo gufasa yampaye n'umubi cyane akubura ni black ya nyina abayose cyane namwe nise kubera iki namwe kandi kwiki kandi urumuvandimwe wanjye ahambwa ngo inshuti zanjye zarapfuye nsigaje abavandimwe negarika kwizina inshuti zose zaragiye ngo nta kintu na kimwe ngo twavugana yarambwiye ngo why always disturb me tubukwe kiburi gihe uhora unzongo kandi se no nta gikorero mfite nari imbere bamwita Dickson Okelo ni security officer wa Sekafa ariko ngamaze kugenda akora utuntu twinshi cyane. Oya ni umusiniya nanjye ubwo twarahuye arambwira ati mwabana mw'ibintu mbabwira kuko ni umupapa ubona mukuru uri mu kigero cy'imyaka irenga 50 ni umugabo uri sereye cyane arambwira ati ibintu mbabwira ngiye mbabwira kuri experience maze gukora ibikombe by'isi 5 ibikombe bya Afrika ikane inshuro enye icyitwa CAF Champions League za Confederation izo zo ni ibisanzwe ni ibintu byahorayo cyane ateye ubwoba ariko nyine oya ni umusiniya cyane yitwa Byiringiro Oze Elvis no tuye kwa tubana n'ubundi mu kiganiro cyacu n'ubundi byo musanzwe n'ubundi babimenyere neza cyane ntacyo gutinda nta nicyo kubaza mu mwaka w'imikino ushize ubwo APR Football Club yatangiraga pre-season ntago yegendekeye neza cyane kuko bakinye imikino myinshi cyane imwe tuza kugenda yaterebe ku musaruro mutoza Taleb yagize mu ntangiriro z'umwaka w'imikino ushize harimo naho yabaye uwa nyuma mu mikino nkera y'abahizi uyu munsi nanone yabaye equipe ya mbere muri
champion cyangwa se hagarariye igihugu isezerewe imikino ya Sekafa Kagame Cup last night cyangwa se mu ijoro ryakeye ryari ijoro navuga yuko itaryoshye ku bakunzi b'ikipe ya APR ariko by'umwihariko abenshi expectinga ko wenda nubwo batakomeza ariko bakora byinshi cyane wenda bisa nka wenda byongeye bigagarura mood cyane mu bafana b'ikipe ya APR bari n'abafana bake cyane. APR itsinze ibitego bibiri kuri kimwe harimo igitego cya Mamadou Traoré ndetse na Rutahizamu Ouattara ujije ibitego bitatu. Match yo ku mugoroba ni wowe warugiriho neza cyane yari ku tempo yo hejuru navuga ko match ari ku tempo yo hejuru ntabwo yagendaga cyane ntabwo yagendaga cyane wabonaga nyine APR ariko dutangira ngaho ejo nakubajije ngo APR asezererwa yego cyangwa hoyo urabanga kuvuga ngo yego cyangwa hoyo avango simbona APR ikomeza ati biragoranye ibyo wavuze rero byabaye nta gishya ku munsi w'ejo wabonye we nagishye gutsinda byo numvaga ko wenda yatsinda niba unabyibuka navuze ni byibuze ishobora gutsinda nka kimwe ya cyane kuko urebye nk'ibitego yari yinjiye yasabwaga byibuza nk'ikinyuranyo cy'ibitego kuzamura hejuru ya 4 kuko yagiye muri uriya mukino iri mu mwenda w'ibitego bitatu byibuze igasaba yuko iratsinda nyine ibirenze ibyo bitatu kugira ngo ive mu mwenda igakomeza no gutsinda byinshi igatangira no kuzigama kuko yari iri mu mwenda. Ariko nanone nareba Vipers ukuntu isanzwe ubundi buri hari hagapingane kuko ugatse champion y'u Rwanda na champion ya Uganda ni yikomeye ako gapingane rero kariho kandi ubwo urumva ahantu wagapimira ni kuri ayo makipe n'ubundi afite ibikombe bya champion na APR ifite 7 byikurikiranya ni Vipers nayo yari ifite igiheruka ariko nitwara byinshi usibye ko umwaka wari wamanje Express yari yakozemo nyuma y'imyaka myinshi ariko nyine wabonaga ukabona APR uko byagenda kose biragoye ko yanyagira Vipers binabaye cyaba ni nkaho ubundi ari ikintu cy'igitego kimwe n'ubundi nkuko byagenze kimwe ku busa 2-1 gutya ibintu nk'ibyo ngibyo byarangiye rero n'ubundi ariko bigenze bitego 2-1 APR nibyiratsinda nkuko umutoza Taleb ndetse na Ouattara captain bari babivuze bavuga ati twe turashaka gutsinda ibyo bindi by'umubare w'ibitego by'iki abafana bari kubara cyangwa se n'abantu bari gukora ubusesenguzi butandukanye ibyo twe nitubyitayeho icyo bashaka nta manota n'ugutsinda umukino barawutsinze rero babona 6 ariko byose byapfiriye ku mukino ubanza wa Gor Mahia equipe yanyagiye ibitego 5 ni ubundi ira match ni niyo yakoze ikinyuranye kuko Gor Mahia nayo ifite 6 yewe na APR ifite 6 na Vipers ifite 6 amakipe atatu yose mu itsinda rya mbere afite amanota 6 ariko Gor Mahia ikariyobora iyo yamaze no kugira muri kimwe cya kabiri kubera ko ari ya mbere mu itsinda kubera ibitego yanyagiye APR yego ryo byayikomere cyane ibitego nibyo byayizamuye abari nabyo bicyura APR ubundi kimwe mu kintu cyambere gikomeye ariko mbona n'ikipe yitwa Vipers ishobora kuba yirangayeho cyane bikabize ko ishobora kuba yakomeza ku mugoroba match izombi ebyiri zabiye ku isaha saa moya equipe ya Gor Mahia ikine Nyamirambo itsinda ikipe ya Garde Republique igitego kimwe ku busa hanyuma umukinnyi wabo witwa Onyango azana ko umukinnyi wa mbere uhaye ikete mutuku muri Sekafa no mwaka ubwo Inyamirambo nako muri Stade Amahoro nabwo umukongomani witwa Keve da Silva nawe yahita yirye ikata ya kabiri y'umuhondo nawe umukinnyi wa kabiri uzone ikata y'umutuku ariko no ikintu cyagisa nkaho gikomeye Gor Mahia yasabwa gutsinda gusa cyane kandi icyakabiri nayo yego kuko Gor Mahia yagiye gukina iziganye ibitego bingahe 4 Gor Mahia yatsinze APR 5 ku busa itsindwa na Vipers kimwe ku busa mu gihe Vipers yatsinze Garde 3 ku busa yanatsinze byose amakipe yombi yanganyaga nuko amakipe yombi yanganyaga ariko bombi bazaga ibitego 4 ariko nuzikaza imbere kuko yinjije byinshi kada Vipers no ari imbere Vipers ari imbere kwa head to head kuko isi itsindira none cyo barakuritsera kuko abantu expecting ko APR ijo kuzivanga ugiye kukanango yatsinda Vipers yahabwa amanota make yo gutsinda umukino nuko ngo gutsindwa ko Vipers zasabwa kunganya gusa gutsindwa kwa Vipers gutsinda kwa Gor Mahia yatobonetse ikipe ira bihombeyemo cyo no kuzabyicuza ni Vipers kandi Vipers ku buryo bibyari bimeze Vipers abanza abakinnyi barindwi hanze basangwe babanzamo we yari ifite ubushobozi bwo gutsinda APR yabanza abakinnyi barindwi hanze basangwe babanzamo Milton Kalisa ntawari urimo Farouk Meya ntawari urimo urebe mu defenseur mu bakinnyi umunyezamu ntawari urimo usanzwe ubanzamo wabayenye n'abakinnyi bagiye bazama ku ikipe yabo n'ubundi bamwe bagiye bavamo bigatuma Emini batangiye basimbuye nibo bacukuma we nawe za polisi na za Bugesera wenda cukuma we tukatuvuge ko we asanzwe n'abanzamo ariko mu bakinnyi basanzwe bakina biyo kipe bese nkore kubona ibintu hagiye byandika ku mugora neza cyane kugira ngo byose abantu bagenda babibona ekipe uko igenda ikina abakinnyi bari babanzemo
Ndahiro Derrick ntabanzamo umukinnyi ubanza yari yakinnye yego urumva hanyuma Milton Kalisa yabanze hanze Manzuki we ni umukinnyi w'umusimba kuko bamajye namugerageza kuko nyine afite nuzo yo hasi ono umutipe witwa Yunus Setam ni umukinnyi ubanza ntiyabanjemo Farouk Meya ntiyabanjemo uwitwa na Ashraf Manda nawe yaje mu kibuga simbuye nawe ntiyabanjemo kapiteni mwenyewe Hilali Mukundane ntawe wari urimo ino kuvuga ngo iyo kipe nabashye bagira hafi muri baringo basanga babanzamo batakinnye batangiye bajemo APR imaze kwatira ibitego bibi none ikiri gikomeye cyane benshi banditize nabo nyine Haruna Giasotse arakaye cyane Haruna namonye aravuga ngo niba equipe zo muri Kenya zikina ntabwo yazidegaje tangira zikina zitangira muri build up n'ubundi bubaka munyeza amapasi kuko n'ubu wakeme kwa Ndetse igitego nago rubaye no kikina ariko ntubibwira ngo no APR yo yanze kwikorera contre press niba ikibye gutangiza uyikorera press kugira ngo yambure umupira uyitsinde ibitego byinshi yanze kubikora byibuza APR yitsira ibitego bine Munika apava ngo APR ivuyemo anahamura guteva ngo yageze APR ivuyemo yakoze erere ku mukino ubanza ariko gutse ibitego biri kuri kimwe umuntu areba match uko nemeze equipe y'abantu abakinyi baringiye hanze abafana bari muri stade Mulaloma equipe yamaze kugwa hasi icya kabiri ku ikipe ya APR bakavuga ati se umutoza Tarebo nabyo tubisubira inyuma umutoza Tarebo ka precision imubera mbi Tarebu ni umutoza ufite CV ukomeye wanyuze mu makipe akomeye ariko menya ashobora kuba amaze gukura uyu mugabo cyangwa se akaba ari kuko ubona amayeri ye ntabwo aba ari menshi ubona ibintu yapanze akenshi nahingiye kuvuga ngo akenshi ngo bihinduka gake nta nubwo bihinduka yapanze n'ibyo iyo bamuvumbuye ntacyo kureza abafite umusaruro Tarebu aha akuvuza akantu k'ingenzi Tarebu afite option imwe no muri system z'imikineze ntaga ajya hindura niyo siba ahindura poste par poste kabisa ahita kuramo Mamadou cyangwa se nimba wende warurimo akayitinjizamo nde uyu mwana ujya kubona ukabona akuyemo uyu Imani na Mamadou ukabona agiyemo Kiwanuka na Daud yakora indi nuza akabayujemo nuza rubuguza abandi barayibana ejo nuko kabisa Watara nimiri ku mugoroba busiko Watara yashatse kuvuga ngo bamukuremo akabyanga bagiye gusima cyo gushyama barubuguza mbere yuko ikipe imaze kubona ibitego bibiri apegiye kugira abango ni mu nkuremo wapi kandi n'umundi kintu yamaze gutsinda igitego cya kabiri yego abati ni mu nkuremo nicaga imbaraga zashize umutoza no muri kipe afite abakinyi bakomeye niyo ufite kuneza banuza nimba utafata bati mfite William Mutoge kamete bishyira ku 9 bite mfata Kiwanuka mucisha ku ruhande William Mutoge aba yashize kuko uretse wenda kuba nina precision ariko we ajya kumera akunda gukina agaruka inyuma cyane ari naho byageze ngiye nikanga kahuga ari gutera nka kabiri kuko nabonaga neza none bari ikintu cya kabiri babonye ari mu matakre ari mu biki witwa Dauda aba yavunitse cyane aba yavunitse cyane William Mutogo nawe utakaje umupira wavuyemo igitego yego yashatse kugarura inyuma arawupasa bahita utwara direct urebe no kwitego cya Vipers nabyo nuko nawe mu kibano wakoze kose hanyuma Dauda rega nawe yarawutakaje igitego cya kabiri cya Goromahi hari n'ahantu bakimera kwijamo bahirane mukunda binjiyemo Dauda yashatse gusubiza umupira inyuma aranyerera uramucika ku mahirwe make Vipers ishaka gutera igitego reba igitego uburyo Ashraf Manda yateye burya santere ikiduna imbere ya Maduzone akagira ngo umupira ntago uri bugere kumwataka ari kujya kuri Cesar Manzuki ari kurwo hasi kuryo ni bari gukuramo no munyezamu kamwe ngo giteremo ntacyo ari gutsinda we Manzuki n'ubundi se swabonye ko ni nayo match yarakinnye niyo match bushe ntago no kuri bande tushe ubundi yabaga ari muri stade urebye we nawe ni nkaho ubona ko we bikimugoye ariko icyo twavugaga kuri APR icyo nuko uko yigaragara n'umutoza wayo urabona ko mu byukuri byarayigoye wumvaga ama excuse cyangwa se we ukasobanura ibihe nuko APR yitwaraga yavugaga ko Sekafa yaje mbere cyane kubera ko ngo yari amaze gukoresha iminsi 22 gusa abakinnyi yari iminsi 22 nubona Maduzone yari amaze icyumweru kimwe aje we nuko nyine bisobanura none se Goromahi ko yamutsinze imaze iminsi 6 kandi yavuze ko yaje urumva amahirwe buriya Goromahi hanyuma Sekafa yabaye hashize ibyumweru bitatu ibintu by'umutoza w'ikipe ya APR abantu champion ya Kenya irangiye oye ko champion ya Kenya irangiye umutoza w'ikipe ya APR niba wowe rega bitumaze imyaka myinshi twibukiranye ntago bibaye vuba umwaka ushize APR atsinze imikino muri pre-season
ndacyanabyibuka APR yatsinze Gasogi United ibitego 4-1 Nyamirambo nako kuri Kigali Ishyorongi yatsinze 4-4 Intare yego inganya na gori imikino 2 yikurikirana ndayibuka iyo narayirebye 2 yikurikiranye APR yongeye gutsinda umukino ihura n'ikipe anuzingi yo muri Red Arrows agini Red Arrows ra unuzingi iyo muri Zambia batebe 2 gusa mu Stade Amahoro bahita ngukira iyo muri Zambia yaje munyere y'abahizi yaje iyi niyo funga nyera baza kitari bubarwa muri competition bahita ibitego 2 kwa kuri bahita ngukira cyama naye ndumva igiye bahita ibitego 2 kubusa muri Stade Amahoro nyuma yaho yabonye 0 oya yabaye ya nyuma ariko munyera yabaye ya nyuma munyera y'abahizi urumva nyine buri munyera y'abahizi ari fite ikintu cyo kuvuga ngo habone kutsinda APR byarayirangiranye rero hari imibare nakoze icyo gihe APR mu 21 uteranyije imikino y'amarushanwa ndetse na competition harimo imikino n'ubundi ya CAF Champions League APR kagiye ako kano kangera ko nakarebaga neza cyane kabisa APR yakinye imikino 21 intsinzi APR yatsinze imikino 9 inganya 4 itsindwa 7 yinjiza ibitego 30 itsindwa 23 uvuze ngo byibuze mu 21 APR yinjizwa igitego urebe kuri iyi mikino no turi munye urebe n'ubu ngubu urebe ko tsiba ko yatsinze Intare 7 yatsinze Intare 2 ahubwo ibintu bya APR bunitanye ubona akantu k'ingenzi uzuko Intare zimenyeshwa hari zimenyeshwa mu gitoro kumugura amakina n'Intare na APR oya uretse n'ibyo Intare nazo zitegura rego oya uretse n'ibyo none niyo bakitegura reka ni za match zitari umwana nta n'ubwo amaze guhagarara zitari serie mwigenera iminota ari ubwo mukino mukabona karyoshye ukagatika twiyongeza cyane umwana ntago abaze guhagarara wanarusha n'imbaraga ni wa mwana urusha imbaraga nyine ni nko kuvuga ngo nawe wenda ngo ni nko kuvuga wenda ngo ugiye nko muri box namenye bato y'umwana witwa David ukina Kiyovu yahuye na Umbarenga ngo umwana yatinye gukumutsa David David akajya mucenga cyane ngaro yamucenga ngo umbenga ngo kandi ndakuvuna ngo kandi ndakuvuna ngo umwana ngo barirukanse ngo Umbarenga yatetakere ngo mwabata haha byawe nabonaga naga n'umuroko terakure abakiri bakavuga ati waritse kugusezanya ngakaza kajya kuri Umbarenga ariko kuko umuntu nguyu ngavunana ngakamusaza cyane baravuga ati waretse watuje mutaza ko ari bukuvune birarangiye ariko by the way cyo kintu cya navuga ko gikomeye competition APR imaze guhura nazo ariko se n'umuntu arambwiye ko sinzi niba ari byo nta makuru umuntu akwiye gutohoza ngo APR ushobora kubigiye kwitegurira hanze ngo muri Maroc sinzi ariko niba ari byo ariko nabyumvishe mu bantu b'imbere muri APR mo gake bambwira ngo APR ngijya kujya indi pre-season yo hanze y'u Rwanda nabyumvisha buryo ko nago mbihamya simbizi siribihamye ariko iminsi irimo championnat si mu kwa 9 championnat mu kagera gutarike nyine eshanu championnat ni kutarike zo kwa 9 Super Coupe singambere y'icyumweru se ni imbere y'icyumweru hari ukwezi rega harimo ibyumweru bitatu harimo ibyumweru bitatu harimo ibyumweru bitatu kwinyabya niyo yakora icyumweru kimwe iminsi 7 iri serie cyangwa tombola hagiye imikino ya CAF Champions League iri siri mu kwezi kwa 9 ni mu kwa 9 iri bana yimiye hari mba ntibi iri mu kwa 9 iri mu kwezi kwa 9 ni mu kwa 9 gukora nk'iminsi nk'icumi mu kwa 9 niyo police iminsi y'iracyari ikeneye imikino 4 cyangwa 3 y'ingenzi yo kwego mpuzamahanga iri serie reka ngwe nk'urugero kugira ngo uhite ubyumva ikipe yitwa Simba Sport Club yasoje championnat mu kwezi kwa hafi mu kwezi kwa 6 ngo byabyo ko byarangiye itiza muri Sekafa bakina imikino bamwe mu bakinyi bamwe ntibagenda baza ariko abandi baraza irava mu Rwanda zuko Simba rukavuze ngo zuko Simba ishatse yakomeza ubu kuri aya mahirwe yayo oya ntabwo yakomeza ntabwo ifite abiri ikipe ifite angahe yatsinda yagira 5 hanyuma Jamus irarasa ariko Jamus idatsinze Jamus idatsinze reka mwere birashoboka yanganya hanyuma ugize 5 Jamus ntabwo ruzayakomeza oya Simba birago none se Jamus yatsinze bingahe Simba ikubise yabigaragaye Jamus yabigaragaye gute byanga baho yakada hari ukuntu ejo nanjye kugenda mu Kigali yabigaragaye hari ukuntu nanjye kugenda mu Kigali nanjye nshaka kuvuga ngo Simba yasezererwa ni ukuri Jamus yabigaragaye Simba ntirasezererwa ariko impamvu abantu bari kuvuga yuko bisa nkaho byarangiye nuko Simba ifite amanota 2 uko Simba igiye gura niyo kipe Simba irahura na Singida Simba irasa Singida 3-0 yagira 5 ikazigama ibyo 3 ubwo ikazigama 3 hanyuma Jamus ninganya
yagira atanu ikagira rimwe ikazigama ibitego bibiri Simba yatizamuka ari yambere ahangaha nta best ruzuri ako Jamus yo yabigaragaza hanyuma ikindi cya kabiri Simba ku itariki ya karindwi izakina na Polisi Kenya itariki ya 8 izakina na Polisi Kenya kuri Simba Day ni Polisi bamaze gukonfirma cyane Polisi Kenya muri Kenya hanyuma ku itariki ni Simba muri Kenya nabonye nejo bundi nabonye Polisi muri Kenya hanyuma ku itariki 12 batakira na Yanga yatwaye shimwe tazatwaye champion se Oya Simba kitoko kikombe cyatwaye na Azam Simba yaragitwaye igikombe cy'igihugu Simba yatwaye igikombe cy'igihugu sibuke ejo muri bari kujya se kucyerekana bakajya no kuri office ya Yanga aho rero nibaza 12 bazatwaye na Yanga ku itariki 9 neza bakinye Yanga Day izatera Yanga Day izakina na Tusker izakina Tusker urumva competition ko nimeze niyo ku rwego mpuzamahanga hanyuma rero APR kandi bari yabo nta gishuti bagira nta gishuti bagira ubwo rero APR ikeneye ko ikintu gikomeye kuryo byibuze muri pre-season ekira byibuze nka match international byibuze nk'eshati zikira ku rwego ko ku mugoroba bakinaga niho bwa nabonye APR yinje mu kibuga abakinnyi batatu habanza ajya bazaje kwa banyeza mu bice bine hasohotse umunyezamu bajya kwishyushya habanje abazenze hasohoka 11 batarenga abakinnyi n'umwe bagiye kubanzamo bajya kwishyushya hanjye hasohoka abandi bakinnyi bajya muri basimbura nyuma yaho Bugingo Hakim haje imiti 10 Bugingo Hakim na Iragwa haje barinje ikipe yasohoka mu bice bine kuva ko ikipe je gukina umupira w'amaguru igiye gukina gute oya nawo biragoye byanagoranye Sekafa ibaba we Sekafa ibaye nka nyinyera abayizi babere mbi cyane buriya hari ibintu kandi ukuna abantu bishyushyaga bavuga ati ibereye mu rugo reka nkubwira akantu uzasesengura buriya hari ibintu byari kuzaba nashatse kuvuga ku APR ihura na itsinda Gor Mahia hari ikintu cyari kuba cyari kubastinga cyane hano mu mupira w'amaguru mu Rwanda cyane ateguwe kipfibirwa niyo nsinzwe kugira ngo mbikubwire uzarebe mu nkuru zakozwe mbere yuko match iba iyo nawe naza kubimenya hanyuma reka twisoreze reka twigendere equipe ya Sport ku munsi wajagariye u Rwanda nisigaye uyu munsi bakora imyitozo ku mugoroba n'abanyamakuru ngo ku munsi w'ejo bakoze ngo muri barafu bakoze no muri ejo mu gitondo byari gym ku mugoroba ubwo nyine urumva bajya muri barafu byo kunanura imitsi urebye abari gatoye nyine byo kurelaxa match ni nyinshi ziregeranye na mpamvu y'imyitozo myinshi n'utuntu tuke two gukosora umutoza ari ingingo abwira abakinnyi be yuko bari bubigenze kuri match ya Al Hilal na amakipe aziranye zishize barakinnye imwe iranyagirwa indi baranganya ariko ni Al Hilal nayo wabonye iri serie mu kuntu ariko nanone idakanganye cyane urebye nka Murera nka draw iyibonye zombi zikizamukira cyane buri uziko hari ibintu bitatu bibiri mu buryo bwa competition kamanze riho meri mu buryo bwa competition kakanyere Sport equipe ifite nta n'ibintu byanabayeho kwanditse ngo no kubaho basho kugenda bagahangana na Al Hilal bakabananganya rero so bashaka rotari mwisho kwa ibona kuri Al Hilal yaribona hari ingingo yafunze yaribona rwose yaribona kandi ibintu byo gufunga bizwiho akaba n'umuhanga muri ibi bintu by'amaturunwa yaribona icya kabiri rero sasa kuko Al Hilal nawe nagira afata irange nabwo ikanganye kugira ngo mbikomeze mwemeze Al Hilal ntavuga ko nshatse navuga ko yamaze kuzamuka Al Hilal tari bamwe kwikubwa mu buryo runaka sibyo Rayon Sport irasabwa kunganya Rayon Sport yatsinda igitego urebe kuntu bura ku mugwa twe twanarije inzira z'amakipe Jamus iramutsirashe yagira umunani arindwi yagira arindwi ikizamukira ari ya mbere ikazamuka ari ya mbere amakipe Rayon Sport na Areza muzinganyije Rayon Sport yahura na Gor Mahia kuko Jamusi igahura na Al Hilal yego n'ubundi niko bimeze rero yangu menye Rayon Sport mutsinze kimwe ku busa Al Hilal yahita ibi ya mbere yabi ya mbere igahura na Jamus
kandi Al Hilal yazamuka arenze ku bitego bingahe 6 urabyumva yego ese ku bitego 6 rero Al Hilal niyo yatsindwa na Rayon Sport yazamuka nta kipe bantu byumve wewe kugira ngo nta kipe ifite 6 izigamye n'ibitego byinshi ese ubwo ni kugira ngo byumve ni Vipers yazigamye ibitego 3 ko Gor Mahia yamaze kuzamuka amakipe 6 ni APR mu mwene bitego bingahe 2 Rayon Sport ifite 6 ifite izigamye ibitego 3 nuza Al Hilal izigamye ibitego bingahe 6 Al Hilal nubwo yatsindwa rero yazamuka Al Hilal niyo yatsindwa 3 kubusa yazamuka nako yatsindwa 2 kubusa yazamuka nari niyo yatsindwa 2 yagenda no abantu bagatekereza akanuka shamura reka nakavugemo Rayon Sport na Al Hilal makipe y'inshuti reka mubwire impamvu amakipe y'inshuti gute Al Hilal igiye gukina n'abafana ba Rayon Sport bakagura kujya gushyigikira Al Hilal muri stade abafana ba Rayon Sport bari kumwe n'abari Hilal cyane barabashyi support y'abafana ba Hilal ba Rayon Sport bari kuryanye ko Al Hilal bari kumwe abahuriga bose ba Rayon ingoma za Rayon zagiye gushyigikira Al Hilal muri stade Amahoro zirangoma zari zirimo zikomwa n'abafana ba Rayon bashyigikiye Al Hilal ubu gahunda se ni ubuvandimwe sinakuvanga n'ubuvandimwe ibyo simbivuze ubu gahunda ni ubuvandimwe se ariko se Al Hilal yakwishimira ko Rayon Sport ivamo oya abantu irayitera da irayitera irayitera erega nayo yatera Al Hilal yagiye byinshi cyane yanayinyagira na Rayon yatsinda Al Hilal icyo mbuza muri pre-season babishoboka ubuyobozi bwa Rayon muri pre-season babishoboka mu buyobozi bwa Rayon bwa Sekafa wa reka nubwa Sekafa reka kubwira impamvu Sekafa itifuza ko Rayon Sport ivamo reka kubwira impamvu Sekafa itifuza ko Rayon Sport ivamo vibe usirayikura Sekafa ejo Rayon Sport yinjiza amafaranga muri stade Amahoro ku mukino Rayon Sport bakina muri stade Amahoro ngo ni rekoro muri Sekafa ngo muri Sekafa yinjiza amafaranga menshi ngo ni rekoro kabisa ejo bundi muri Kigali pe namenye makuru ko stade abafana imyanya n'ibihumbi bya hafi mu bihumbi hafi 8 byo kwa muri 700 Rayon Sport ngo bavuga ko bacuzwa amatike hafi mu 9 abafana ntibiza barekera gucuruza abafana barinjiye bati mugomba bakazwe n'imvura aga stade kari kakubise kuzuye Sekafa kavuga iti se mu buryo bwa competition ni amakipe mu Rwanda yose navamo turawireba kugira nka match turazirebera match barazirebera urafata bose bajyana muri bus Al Hilal nayo Al Hilal yateye inkunga competition yataza agashimwe kuri competition agashimwe kuri competition hari ahantu ibintu bigera competition ukayishigikira oya cyane Champions League abatera Madrid igomba kubirimo cyane uravuga ati se izabarande oya nibirega byo mu cyisi baravuga ati iki cyisi kidafite Ronaldo kidafite Messi iyi ngurira barwi umutoza wa Portugal niyo badahamagaye Messi yamuhamagara nako yahamagara Cristiano mu buryo bw'imbaraga bwose baragatira barwite hana amahirwe menshi ikintu bita image ikintu bita gucuruza baragati wowe reka tukugezeyo Simba irabivuye reka tukugezeyo wongere wihure na Gor Mahia atari ibi bintu bya Rayon Day Simba irabivuyemo umuntu kuvuga ngo Vipers Gor Mahia Jamusi Al Hilal izarebwa nande biragoye APR nta mufana APR yo kugaruka kuri stade ari benshi oya biragoye ikipe yabo baranyanyagira ni ikipe yabo iratsinda ntibaze ubakanya Sekafa irabungabungwa ubushobozi bw'abakunzi ba Rayon Sport Sekafa mu mutima zabo nibifuza ko Rayon Sport iva cyane nubwo utabyero akavuga ngo niko kuri rwose hanyuma ku isura y'igihugu ntabwo igihugu kivuza yuko stade zagaragara nabi ziri bwambara ubusa kuri Sekafa 3 zikurikiranye u Rwanda rugomba kwakira cyane muri Rayon Sport mu buyobozi bwa Rayon kuri Murenzi Abudara aravuga ati namutse mvuyemo ibintu byose rara byabibaye ze yahitamera nka pe oya agomba kurasa akagera wenda kimwe cya kabiri agahura n'iyo Gor Mahia akavuga ati ariko njyewe natsinzwe ikigabo haraho nagaragariye kuko urumva rega n'umwanya wa kabiri utitera n'uwa gatatu none cyane utitera n'uwa gatatu ubakakanya uburi kuri podium ubakakanya umuntu iyo Sport yamutsivuyemo ntaza bitandukanye na pe ibintu byose abanengo bateraga ibyo devize plus 0 oya na bya bintu byo kotsanya by'abafana bavuga ati mwiturize dusigare turebe twese ku rwego rumwe icya kabiri ibindi mu byihorere Rayon Sport ibintu byo kuvuga ngo wenda abayobozi kuba n'ubuyobozi bwa Rayon Sport binabiriye bati nta twatutana n'umwaka ushize n'ubu nasoze championnat intsinze Hamana
nabonye qualification hamana APR yararashe Rayon Sport ikintu twakoze no kunganya na APR mu kino kwishyura byibuze ndamutse nzamutse aba nagira imbere haba hari ikintu gikomeye no kuvuga ngo tubonye ku mpamvu z'igihugu ko igihugu kitifuza ko Rayon Sport ivamo ku mpamvu za Sekafa ntifuza ko Rayon Sport ivamo ku buyobozi bwa Rayon ntibwifuza ko Rayon Sport ivamo kuko competition Rayon Sport abayobozi bari barwana ibintu biri inyuma byinshi cyane babati nagize ikintu gikomeye umufana wa Rayon Sport ejo nashaka kuzaba amatora baranyotsa nejo bundi barakutsa direct kubana badirika hari ingingo bati nayi nabanemeje kandi none n'ikindi kintu kirenze wenda nko kugera kure muri Sekafa cyangwa no kwitwara biragira uruhare runini cyane kubatera ngo ya Rayon Sport cyane kubateye ko ba Rayon Sport urabumubitse nka match 10 urabumubitse nka match 10 neza za abyinira kuri kaga kombe kandi rega Rayon Sport nta nugeruka Sekafa imyaka ibaye 28 kubatera nkunga ba Rayon Sport kufatanya bikorwa beke kavuga ngo ninjiye muri Rayon ngatangwara igikombe tayari dore nuku birabizamutse kakantu bajya baririmba ngo ikipe ni Rayon banyi baraba bameze gutya bavuga ati nta kabiri umupira w'amaguru mu Rwanda ye ntabwo mbizi irasigara ari kuzo iyo Rayon Sport ikomeye umupira w'amaguru mu Rwanda urakomeye oya na APR irakomera kuko iyo APR ikomeye cyane Rayon Sport barakotsa bikomeye cyane n'ubundi bigatuma Rayon Sport atera imbere iyo Rayon Sport isa nkaho iri hejuru bituma na APR yongera ikora cyane amagambo y'abareyo ni hatari bakabona competition agusubiye kujya kureka hagati iyi nduru mbanze yitekekesha mu gutekekesha rero induru y'abareyo bituma APR ikora cyane ikareba uburyo irwana nyine nabyo ikira trapa nyine nanjye nk'umunyarwanda sinifuza ko Rayon Sport ivamo nahise nifuza ko na APR izavamo oya byari kuba byiza y'amakipe yombi agumamo bigakomeza ariko mu gihe APR bidakunze ubuzi nka Rayon Sport ihuye final na Hilal stade yakuza tayari yakuzura cyane byaba ari ibindi bintu ubwo kereka we ntabwo byaba ari ibindi ubwo rero nuko ubwo gahunda zimeze uyu munsi Rayon Sport akora imyitozo kuri stade Amahoro namenye amakuru ko ubuyobozi bwa Rayon Sport buze kubasuruka bw'abaragenda n'aka message kasa nkaho kasho kuba kaba kari hejuru cyane abakinnyi barimo bakora imyitozo nabatanyijwe ko bari kuri liste yo kina Sekafa hanyuma kandi abandi badahari uwitwa Boris ngo n'abanyamakuru ko ngarwaye malaria ariko umuntu aramwe ngo haha ngo bamwete wa mukina mwibutse yitwa Abdoulaye Jaro namwibagiye Abdoulaye Jaro Boris Abdoulaye Jaro Vininho ninde umuhanga muri abo ngabo Vininho ni Vininho bro abantu batubwire Joachim Vininho bienvenue Boris Gebenu Abdoulaye Jaro abona abashimwe b'abanyamahanga bose bakina kuri karindwi izo flop zeruka kubaho muri sinaba muri flop ikandika kubita flop abo bakinyi batatu tuvuze haruguru ninde w'umuhanga muri bo namaze kutubwira ninde w'umuhanga muri bo byengero ze kadusoreza habana asatsa ariko kuri wo mbwiye kari Vininho Vininho batsinze n'ibitego Vininho yatsinze ibitego bibiri muri champion rega ni nawe wabonye iminota yaratsinze bibiri ni nawe wabonye iminota ya kipe yawe kwa Haje Abdoulaye Jaro City Boy bibiri uwo bita Abdoulaye Jaro ni yatereye uwo bita Boris we ni inkuru ndende ubwo rero twongeremo na Asana na Inoze babarira ngoro wari umufana muri APR bambwiye muramwataka wari nkazamera nk'uwitwa ngo Paul Gomis oya ase nk'umuntu ubugaruye Paul Gomis koko Paul Gomis ngameze nk'umuntu ukina basket yaza musore yambaye jire yaje muri Chicago Bulls yaje muri Chelsea ya Michael Jordan Chicago Bulls ngabo Robben ngabo munagiye kumwakira ngamujyana kuri hotel mu gicuku cyatara bagatimanisha ngavugarira ikigano bati ngewe top scorer avya byehore ibintu birakomeye habe abo sikivuga ni yagikumba ari witwa ngo Bright Anukani Bright bakina yako ya Bright Anukani oya Bright yitwaga Bright yakinye Nice Muhanga batsinda badutsinda ibitego gutatu kuri kimwe ariko nawe yarabeshyaga cyane ubwo takizeho n'abandi bagiye gukina muri za sport cyabibuka oya ni yitwaga za yanyuze muri sport yarya yitwaga bamwataka Danyogo ari Danyogo no wagiye cyane Sanogo hari F50 yitwaga Danyogo afite Danyogo ikajyana na Sanogo ni atari umva katubashimira ubwo rero nuko nguko cyane reka tubashimire ubwo uyu munsi abantu benshi
ubwo twaza kwadura ku myitozo ya Rayon Sport ndetse dukunda kuri match ya Jamus munaza kuba yakwerekeza turebe niba Muhire Kevin nawe ari bugeze ikipe ariko na Muhire Kevin namwifuza kuba yagenda akabajya muri kimwe cya kabiri ngira ngo ako se ari akantu nabonye nimba ariko umutoza nabonye bamaye ikiganiro nuza uyu watoza ikipe y'igihugu yagiye mu Burundi nuza Constantine oya uyu Ade nuza Adera Murushi yagiye mu Burundi se oya no kumuvugisha bisanzwe rega nawe yarahanyuze buri kuvugisha bisanzwe yatuje imyaka myinshi cyane nayi nabonye aka interview ke ku Keza Sport nagize ntabwo nabanje Adera Murushi ubwo rero ngira ngo ni ibyo ngibyo reka ngushimire cyane byingiroze asante sana Kimwaga ubwo rero ibiganiro byacu nakagaruka kandi twamyanore Eric Imana hibahana amahoro n'amafaranga